uretse gatoya ndekura umva nyine amafaranga yanjye ngombe nyabone amafaranga yawe wayampereye ejo wowe ntabwo n'amafene mwampangiriye oya rwose ushaka akazi ni mafene ntabwo ari njye ni mafene umva rero uratuma ntabaze ushaka gucika oya none se utabaze ntabaze njyewe nigendere ntabaze ndekuza shaka kunyica ndekuza nigendere ndekuza nigendere ndekuza halo ndekuza nigacabiranya ntabara nafashe igisambo cyazanye n'amafene ejo kunyiba ntabara ako sire yavuze kuri imbwa nzima none wagiraga ngo mbi imbwa yapfuye imbwa yapfuye nangwa ni yapfuye ariko ubundi ndi imbwa ntemwa kirebye ko ni wowe uva ku ishuri uri kubona narakubiswe gutya wowe ntabyo uzi isi n'uwitarakaranga iracyamushakira ibirungo uri kumva wagize ngo buriya ngo ngenda amahoro afite ikibazo se buracya ukira ukagoroba nta senkisa nta magana nta gihumbi ukumva se ubuzima ese n'ubundi ko mbona uba wayamariye mu myenda ushaka ndi iki hakoze kusatsaga wowe buriya nose wagira ngo ntinde kino mu isoko nambe nkawe urabona mbaye iki abona mbaye iki kankubaze abone mu minsi ukayivugisha ari icyongereza narinze ari kujya kibuka mwana we bose nabandi mbwakazi icyongereza wari uzi igiswahili navuga ese ubundi wanyibutse sha none uri kubona isi yanyigaritse nanjye sha ubu se meze nk'uwizemwa eza ko nibuka inafikia unakujuza cyane ujuza unafikiri nimefikiri awa nilifikiri nje Kiswahili nari ndenze mwana wewe uri kutayandi wajaje cyongereza wa mugabo icyongereza na kumenyemo tu uziko ari je nagaragara mwarimu rimwe na rimwe nkumva ewana none wakeka ko ari njewe akeka ko ari njewe yaraga karanze wa muntu wende ko no kwambara amakoti atagira ukuntu atagira nuko atagira nuko warya amva amahirwe aruta amashuri kabisa ako twazwe ifumbire wa ibyo ntabwo bikureba ariko ako singomba kuba nkawe atafitire akweto ako wabonye umweru agapano kagezweho ano kwamba biro bintu zaje ngisi yadukaranze yihoreresha ariko yihorere urase kureba nanjye rye bwije nta 500 mbonye nta cyayi nta mayinite mbonye gusa byo wa mbere azaba wa nyuma nabago wa mbere mu ishuri ariko reba ukuntu nimereye nyine njyane ukuntu ako hari mutipe twiganaga wabizagamo nawe burya nubwo nje ntabona ntabaga no wa nyuma nuko yigire rimwe nawe ujya gucya nkasoma mu makayi ariko dore cyari gitangaje nje nubwo wabonaga icyongereza ndi kuvuga nk'ari nge wakireme n'igiswahili nkavuga nk'ari nge wakireme ewana mubwiza ukuri nafatiraga ku kibaho mwarimu yavuga nanjye narangije kubishyira mu ntago ari byo rwose uzabaze na wa mutipe wicaga imbere yanjye yitwa Noza kujya kumwibuka Noza njye ibyo ndi kuvuga ni ukuri kabisa Noza ruhugwinda namwe mabati nishuye abambwira abantu batiga mafene ngo no wambe bose nazaga bavuge mbwa ariko nubwo atangiye ntukawe bari imbwa sikwe ya kabisa ukuri mbwa sikwe ya nukuri abigi uko nari ndi imbwa ngana hose iburyo ngana ni bumoso ngana hejuru no hasi weho ari imbwa bwikube niko nashatse kuvuga umva nibyo nkubwira amahirwe aruta amashuri urabyumva nase mwari urane rwabona kuba narize ngiye nafite diplome yanjye ya mafi yanditseho masene ntabwo bampirase rwose umva nkubwire nyine akambwira ngo amafaranga kugira ngo wowe ufite amahirwe sibyo ageretseho amashuri ariko ngiye mfite amashuri ariko nta mahirwe mfite kubera boss oya
bite byanyu murimo mukomeza urabona ko ngende umuntu ukomeye ukomeye iki natwiganye twariganye iyo twariganye ukaba ari umuswa njyewe mwabonye hano umuganga wanjyanitsemo icyapa ko nshaka abantu biganye boss nataka kazi kabisa I want a job weho uvuga mu kinyarwanda nta rurimo ntaruza ariko ngamutuze none mimi naitwa Elia nataka kazi ya kufanya kabisa na jina langu ni MAFENE ase twumvikane nakusikia kabisa neze ko mutari kwikiriza mu giswahili kuko muvuga ikinyarwanda ariko turavuga ikinyarwanda indimi zose turavuga ikinyarwanda twivuganire mu rurimi iki kitaruya uretse gato akute bafana ariko kwanza ko kabisa nguzingi njewe kabisa mimi nasema lugha zote boss ndege ngoje kudiporo esura ariko de uri gusa n'igisambo twahuriye igoma icyo gisambo ni igisambo ariko je nta igisambo nikweta ariko mumbwira ikibagenze ndahera ibyo naje nagiraga ngo kamanze mvuga ariko nawe uravuga nyuma niba udahana umwanya kandi boss ikingenza nyine nashakaga akazi bose ushaka akazi boss none se buretse gatoya nanjye ndaje gushaka akazi ngo wizikisha mimi kabisa nasomea kwa mkondo wa ibyo ntago mbizi ngewe ibyo bya mukondo indimi n'ubuvanganzo ubu no mu nganzo wavamo ngaho uva mu nganzo twumve kuva mu nganzo twumve ubundi mu buvanganzo twigamo ibitabo by'abanditsi ba kera twizemo ibitabo ahubwo ikigaragara cyo ukora uri kuntesha umwanya cyane niba uzi gucuranga umuduri umbwire ngo wakaze ujye ucuranga cyangwa na gitari umuduri uzi gucuranga umuduri si warabizi tugeze kuri wowe mbwire nawe ibyawe je ubu rikaza ubwire ndi metere byose bisingiye ndakora uri metero oya boss nandema na metere yego mpima metero ebyiri hafi ebyiri ariko ngiye twa MAFENE cyakazi ubufasha mu ni ubu waha MAFENE akazi usize sura sema zawigurira bazabona igishoro wowe rero ngushaka akazi bwoko kire je akazi nshaka gufasha mu rugo byose ndakora icyo uzashaka cyose ndakigukura ni nko tuzazini gukuramo abo ndiko nazananda ibyo byihorere naga kazi karatangira ibintu by'abasonga rero wowe genda ibyo ngubwiye bawiga kuri ibyo ngibyo nta bintu ibintu by'abasonga rero ndikubona nawe nubwo uri yamushubijeyo ariko niwe nawe nibura wafasha yagira hahera umuntu ntajya gura isabune none zubundi ubwo bose uzirukuru ndaje mutumukaho ariko wenda wowe ukubona usa neza ariko nanone wafasha yagira icyo aheraho turi kumvikana none mfite inka eshatu umva rero ntabwo nshaka umukozi wo kurya ntanze naryo oya kurya uzarya ujye ugatunzwe no kurya wundi kurya uzarya nyine ariko icyo mvuga kurya urabizi ni umukozi ubyuka ateretseho inkono akirengagiza ko amatungo yanjye afite babita abaki abanebwe abo ni abanebwe rwose njye ntabwo mu mico bantoshye no gukora birimo twumvikane ase ubundi kariyo yayo tutaranagera mu rugo ko turi kugana mu rugo ubona tugenda nzajya nguhemba ngahe nzajya mpemba ngahe ase boss ibyo kundi igisore usubira sikuri igisore iby'ubusore se gambye nanjye wa mpemba ikintu ndagushimiye nibura no kubasha kumesa imyenda ufite rwose ibyo ndabishoboye we urabona n'imyenda ntabasha no kwikura uramutipe buriya nuko wenda bamwisakaza ka Sulaiman n'ubundi bravo myenda muntu imyenda mu bijyanye mu mitwe turakiga no na furaga icyo nshaka nta kindi nuko wita ku matungo yawe cy'umushahara nyine urumva ntabwo amafaranga wenda 30 30 se kwahirira inka eshatu uzi ko kwa 30 kwikura umutwe birafura bose okay dore tugeze mu rugo inka ngizi urabona ko zimeze neza urabona ko ino no kunyagira urabona ko zimenyereye ngo rero mva nyine bivuga menshi ndabizi umuntu ushaka akazi urabona ko nta kibazo zifite zirasa neza mwango ikintu none rero kankwereye kujya ducunguza uburyo umwe aha niho mu rugo narengukuye mu muhanda
ariko nta kibazo nagiraga ngo avanse nzajya nguhemba ibihumbi 10 n'ibyo na 5 ndicyo mfa n'abantu muvuga ngo mwarize musuzugura akazi kandi akazi nk'umukozi ufite utu twatinjira ntabwo ntabiza nawe urumva ko urayemera cyangwa ntabwo uzayafata abantu bize gene kinapfuye 25 ni ibihumbi 15 nta rubanza rurimo ibihumbi 15 ugiye kugwa avance ibihumbi 5 ugende uguremo bote zo kuzajya ujyana kwahiza nagize muzaziba ntacyo ariko kamwongerereho n'ibindi bibiri mama ndayambura ndayamurya ifaranga byotera ajya nabwahirira nabonye ngo tanje kwagiye kwahira ishate naje kwahira mwana kondikona wowe niko kondikona ibifaranga niko nyine neko ufite menshi abo boy ayo se ni boss yaguhaye kwahira wandaburije mwana ubu kibari ngeya ya azo ubwageze muri angahe mwa dana ngo barira ariko atmani wowe ayitorobeti nyine umuhoro urabizi ngiye nabaguhambere mu ishuri nukuvuga ngo no kubara ndakurusha nyine nazanye byo kwikura okay nacyo kankubarira ibindi byo mu ishuri turaza kurimwe nangahe bibiri bine bitandatu urayatandwa kandi oya mani ndi kugira neza nana yatandwa bitandatu na 500 simiri senksa mu gifaransa simiri sevisa senksa wow yazuri giswa mani simiri senksa gusibaye setimiri rose ubu ikari cyasha cyo kivunjisha kaduhisha ishaje madamo nkita tanu zose mwa genda n'ibikweto bimeze gutya mwa wagiye kwikorera ibyasibwa ugiye kumwahirira wajya kumwahirira cyawo ubonye akazi mani naho ngewe nukwirirwa gutya ibikweto ibishati ewana sha mwana gusa kabisa uragura kantu ariko mwana ese ko ufite kwatwaramo maze no katurebe mwe kadushyiramo turebe ko yakwiramo nye newe ubu kugira ngo bayiguye amanjije wayageramo mwa oya nageze navuze ndajyamo ngeze mu rugo ndindo kwereka bese kuko nawe ubujya amafaranga menshi none se ubukiri kujyamo amafaranga gusigahita yuzura ibindi bintu ufite uzajya ubitwara muke nta bindi bintu ufite mu mufuka nabyo tubigere mu bye turebe telefone yajamo katurebe ayajamo dore ukuntu urunguru uzazura rutwara ubwo ni ukuvuga ngo iyi kofi kubera ko irimo ibintu bihenze amafaranga izajya ijya hagati telefone imwe hano iyindi hano ugafata gutya urumva ugatangira ukigendera kozi ejo ntangaje akambeshya amuha avance kagiye kugura bote igihe kikaba kigeze iki gihe ntaramubona bimeze bite bite sha bite boss ni sawa bimeze bite ni sawa uranyibuka se ahubwo mwene wanyu ari he ubu se wongera ukanyima akazi ongera unyima akazi ongera unyima akazi uri kwivugisha ntabyo zikambakiza umuhoro hari twumvikanye hagarara mwene wanyu ejo ko wari ahubwo wowe na mwene wanyu muri abatekamitwe ejo wari wambaye ibikweto bishaje ibipira bishaje fone nta nimwe wagiraga okay buretse gato bose buretse gato nyitegereze hera hano urumva urebe hano undebe unyitegereze uri kubona nge ndi mwene wacu uvuga mbese ubundi ni uri kubona hari undi dusa mafene ntawe nzi ejo ntago nabasanganye hari haruguru mafene ntawe nzi ntago nabasanganye mu gahinga ariho mwicaranye hari ahirya yo kwicarana abo nicarana nabo bose niko ngomba gufata amazina yabo ibintu urimo uvuga ntabyo uzi kandi uri gukina n'ibintu utazi iki
uretse gatoya ndekura umva nyine amafaranga yanjye ngombe nyabone amafaranga yawe wayampereye ejo wowe ntabwo n'amafene mwampangiriye oya rwose ushaka akazi ni mafene ntabwo ari njye ni mafene umva rero uratuma ntabaze ushaka gucika oya none se utabaze ntabaze njyewe nigendere ntabaze ndekuza shaka kunyica ndekuza nigendere usine ndekuza nigende ndekuzane halo ndekuza ndigacabiranya ntabara nafashe igisambo cyazanye n'amafene ejo kunyiba ntabara cya gisambo cyazanye n'amafene bakanyiba ntagifashe ayusa ntabwo ncika urabeshya goma ngasage icyo ni cya gisambo sha kumira agashobora fasha ntabara ni iki ngiki niko sha fasha tugisake fasha tugisake naje kubonye iki ntabwo kiri mu kintu hamwe byose n'ibisambo ejo byarazanye ntakizo telefone zose reba yawe niba haririmo muri abatekamutwe fata ibyawe amafaranga kora mu mifuka dushaka amafaranga ndabakubita sha kora mu mifuka shaka ariko biratubona ntaho mujya ntaho mujya nta soni sha iso mbwa gusa sha ntaho mujya nibereye hariya muri siporo hariya mu nsina zanjye ngeze hate amafaranga yakugeze hate ejo ko wowe wansabye sobanura watubeshe ngo ibisambo bibiri gusa nibaga bose ni mafene ntabwo ari cyo bose umva rero twumvikana ibiki uramenye ntiwiruke twumvikana uyu mutipe uri kujya hese ndagukubita amakuru yamena sha twajyanye teka mitwe ryanjye buriya maze umakazi maze ukama rero fata n'ibirangamuntu byawe maze ukama akazi rero arambeshya ngo uruzi ko amafaranga ngo ngira byonse ukubyumva arayajyanye fata umva rero twumvikana wowe ejo twari wiyambarishijwe nabi uri guteka imiti niraze gutondagira izi nkweto ufite n'iyi myenda izo ndazaratondagira ndabakubita zirapfira mu myenda ako gace nje ndikurengera bose urumva uri kugitoka kaburi yose hasi bose rwicare hasi mama byose simama hapa uri muravuga ngo urengana ndabakubita ndazirapfira mu myenda ko waje ukaza warangiza kuza ariko bose nagusobanurira genda koresha ingume n'ibiki ndakoresha mva ubwe mubwiza ukuri nahuye n'uyu uri kuvuga ndabakubita mwebwe wowe muri izo nkweto wowe ndetse amafaranga ugana telefone iranga mu wowe ejo ko rero nakubwiye ngo ugure bo nahuye n'ikiyo kirambwira ngo kigiye kumara amafaranga yakwaniraga amafaranga saruje gushaka ntabwo mwari kwivugisha icyongereza n'igiswahili warabonye imiza bitanu n'iza 500 kubitanye n'izi mibare ngiye ko n'izindi umva rero gacabiranye iminsi y'umujurira abazwe sha ibi ni bya bisambo byatuzengereje biza bidutekeye uzi ukuntu bari kuvuga ibintu nta gitoki nkigira hariya iwanjye rwose uyu we n'ibitoki arabyibara kwitwaza ngo byigwa genga avuga ngo bize biswahili ngo sehemu ya kwanza ngo bari bayiga ngo uyu we n'ibitoki arabyibaga bose ntabwo byibaga njye nukumbeshe ahubwo mu telefone yanjye n'amafaranga yanjye ni ibyo bitoki ni ibyanjye ibitoki ni ibyanjye kwagwaje kare wowe umvikane rero ndibona none ubu kumva turakora iki ibi ngibi ngiye ikintu nabikorera n'iki kuko inkoni zo zabyica reba nabikubise inkoni yabaye ubusa ikintu nabikorera amafaranga yanjye ngize amahirwe ndayabonye ikintu tuvuze urimo urajya ariko urimo urajya nk'agasazi yicare urimo urajya nk'agasazi muri kunyumva wakubye mbere ni wagutetse imitwe mbere ninde mumbwira agakikana kwepa nta mitwe yatetse we nikicara aho manzi utari wakubitwaho ngo wumve ndagukubita ku buryo ibi birenge bitazongera nabyo tukijya yabizana urumva yabizana
uyu niwe wamaze kuguteka imikono iki cyo ndi kure kubi nari njya kumuhonaga ari njyewe katubagira inama rero ntwako mugize amahirwe irabazwe ni iminsi 20 ukongera uwa 10 ko nayigiye kwahira 50 oya mwabonaga burya ndi bwahira ibyatsi ntwari y'amafaranga ndakora icyo bita kubajonja cya kabiri nako kubajonjanga uragiye uraheze iki nacyo kiza cyegeze umuturage ngo tugerego ni umuturage kumbe ni igisambo rubebe ikina mbere niko cyari kigabwe turakigali baga ariko ariko umuntu wagutetse imitwe mumbwire nkwereke iki n'uyu byamugaramye icara akeraho kitakugwa ndavuze muzi kwiruka cyane ntabyo muzi turabizi mbone mwarengarenze mwe mujana mwanseze ndahababariye inkore gatari inkore rwose urandebera uguze ubu se turi kubyarira oya ndebera nawe rwose niba ngo barango barangije sogondere yahise hari ahita bararangije none mbi gisekeje rero bagize gutya baraza neza barancushanya bati muyobozi dufite ikibazo cy'imibereho rwose nabaciho bicaye yaramuga cyabo bati ubuzima butumiye nabi amangi haza ndese haje bari bose bicaye none bakoze agateka ntakuntu bari kubakika barabwira bati muyobozi none navuga ni uri udafura yazana n'indwara yego ugasanga bibaye ikibazo ubwo iki kidafura nikigende fata uri ufura uyu ni umunyesuku wenda byibuze tugeze mu rugo tugeze mu rugo dufata igihe cyacu rwose nta kibazo kirimo turicaye ubuzi byambaye byakugendekeye bite nuko si twigeze mu rugo atukamavanse nabonye ari ibinyamitwe birabikurusha n'ubwenge atukamavanse amavanse ze amafaranga iwanjye ndabizi ntawabura amafaranga baranse ku mufuka ziba zihari mwuzemo muhaye 7,000 naya 7 n'amafaranga 500 ko nawe hari wabuze nawe gutera inyuma none se nari nshaka umukozi hose umuntu akagushushanya ko kanya wabonaga ziri ubweho kuki utazi yahirira nyine ntabwo urabizi mani gushaka umwana nubwo managiye nzagufatira amafaranga ngire ngo koko ubwo ni umuntu mbonye ni umuntu muzima ufite akenge ubu ngubu mbonye umukozi ufite n'isuku hazajya mfasha no mu isuku yo mu rugo arutwa n'amayibobo yandi rara mu kiraro icyo sekere subwo mpanya nyamukubise nirwa mpamagara telefone yari yansigiye ngagiye kugura ku gasantere harahiri nirwa mpamagara telefone umutwe urameneka ndimbo warakubitikiye abateka mutwe nk'abari aba babiri ariko Imana ishimwe to ndajya abonye amafaranga yanjye ngajya uzi ko nkunda icupa rero uramenye amafaranga 100 yaraba mpagije rwose ntugire ikibazo byanjye icupa rwose ibyo ndareba ukuntu mbigenza yego wenda narihanye ariko ndasoma gake ko turaza gusoma nta kibazo ariko buriya ikintu nabonye ibyo abara bateka mutwereka nkubwire rero ubwo ubonye ibyawe tubyihorira siko bimeze uramenya atazagira undi muntu uza ngo gushushanya umva guhera uranyumva neza nta numwe ubonye isomo iga birangira yego niko bimeze ati byawe akira gakote kawe nta kundi uri kumva hari icyo utabonye se rero nta kintu nabonye ubu ndize kagakofi ko nakabo nanjye naza ndakabikamo ibiceri beze ko byirukanse gide wewe urize ntacyo utabonye sawa rero dutahe nibere muri siporo arega harya mu rutoki rwanje ndimo ndabagarira za nsina zanjye ngaho rero manuka ugende nanjye kambe nahi rutwatsi duke aha sawa tugira ngo kuzabugeraho sintambarara umva urebe neza umuhaba ingonokera nta kibazo haba ingonokera itaza kukuruma kandi uzika ingonokera iyikurumye n'ibyaha bibazo nyine ugiye rero ngo turi kumwe mbo sawa urugendo rwiza yego da